Yeah, yeah. Hello, hello, hello. Bimeze bite soma hano? Muhiya games over. Kanizere ko mumeze neza. Mwese abakunzi ba Valley Plus. Itayo, ita sleep and win. It's what I do. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, East Africa, Burundi, Uganda. Kanizere ko mumeze neza. Ushobora kwibaza ati umunsi ko mfite courage. No kuri Imana ni umubyeyi bura mujye mushimira Imana. Bura hari ukuntu uba wihebye ufite ikibazo runaka wibwira ko kinakomeye ariko ugahura n'undi muntu ufite ikibazo kirenze cyawe ukavuga ati Imana ushimwe ko byibuza ko jewe ndi amahoro kuruta undi muntu. Ariko by'umwihariko simvuze ngo ubushimiye Imana ko uwo muntu we ari mu kibazo, ahubwo ubushimiye Imana ko we byibuze we yoroheje imisonga. Ariko yebeye byiza uwo muntu nyine nawe uravuga ati Imana igutabare. So rero ngiye nshimira Imana ko bwanjye, ndashimira Imana no ku bwanyu. Ibibazo byose waba urimo ntukebe ujye wumva yuko igihe cyagira bikarangira, nubwo kandi bitarangira. Itariki y'uyu munsi umwaka utaha ikibazo ufite ntago ari cyo uzaba ufite icyo gihe. Igihe kiragera bikarangira, akazi ibindi bishya ibirenze bya bindi cyangwa munsi ya bya bindi. So rero uyu munsi nifuje ko tuganira kuri filime. Nshaka ko tuganira kuri seri bita Shop of Killer. Iyi seri bita Shop of Killer ni season yakozwe mwaka wa 2024, iza no gusobanurwa n'umusobanuzi bita Rukikimo mu season ya mbere, nkuko yanabisezeranyije abakunzi be ko agiye gukomeza na season ya kabiri. Ariko nyine nkuko muri kwibona nyine biri kugenda biguru ntege. Umusozo w'iki kiganiro ndaza kubabwira undi musobanuzi wayikoze, ku buryo uramutse ubaye uri wa muntu udatoranya abasobanuzi wakomeza ukagenda ukajya kwireba. Iri hanze bayita Shop of Killer. Ubundi katwiganire kuri iyi seri bita Shop of Killer. Iyi Shop of Killer navuga ngo ni season kugeza ubu ntago wavuga ngo itwaye amafaranga ameze gute, ariko nayo ubundi yasowe na Destiny Plus, nyuma iza gufatwa na Netflix. Shop of Killer ni seri yo muri Korea y'Amajyepfo. Wenda wigereranyije n'izindi seri navuga zo muri Korea y'Amajyepfo, bivuga yuko ubundi Shop of Killer ari season yatwaye hagati ya miliyoni 1.5 z'amadolari y'Amerika kugera kuri miliyoni 2.500 y'amadolari y'Amerika. Ikaba ari seri navuga ngo igizwe na season ebyiri, season ya mbere ndetse na season ya kabiri bakanye nezo ziri hanze. Ariko ikindi kintu gitangaje kuri iyi seri navuga ngo ni seri bisaba ko umuntu uri kwireba agomba kuba ari maso. Ugomba kuba uri maso, ntago ari ya seri ushobora kureba uri kuri chat gusa ngo nuko bari kugusobanura. Bisaba nyine kwireba uri maso, cyane cyane nka season ya kabiri harimo ibintu byinshi bicanganye, bisaba nyine kuba uri maso cyane kuruta uko warangara aho gato. Kuko urangaye gatoya hari ibintu byinshi biri gucika. Ubundi navuga yuko iyi Shop of Killer irimo abakinnyi b'abasitari cyane cyane nko tuzi nka Lee Dong-wook cyangwa se uwo bita Kim Hae-jun. Mu ncamake wenda ku bantu batayizi, iyi seri cyangwa se iyi filime yitwa Shop of Killer ishingiye ku gitabo bita The Killer Shopping cyanditswe Kanga Ji-young. Ni igitabo bishingikirijeho bakora iyi filime. Nababwiye ko iyi filime iri muri filime uwo bita Rukikimo yasezeranyije abantu ko agiye gukora. Ariko tugana kano kanya imikorere ya season ya kabiri ntabwo imeze neza, iri kugenda gake. Bangwashije ubwo ndi gukora iki kiganiro hashije icyumweru kimwe abitangaje abantu ko agiye gukomeza season ya kabiri,
ariko aka kanya tuvugana ndakeka nta na episode imwe ye irajya hanze. So rero mu ncamake iyi filime ivuga ku rupfu rw'umukobwa w'umupapa cyangwa se navuga ngo ni nyirarume w'umusore bita Gianni. Urupfu rwe ruza ari amayobera, avuga yuko ngo yagize gute ngo aba yiyahuye, ariko muri make ubundi ntabwo aba yiyahuye kurerwa kuba wararezwe na nyirarume bita Gianni. uwo nyirarume amurera mu buryo abantu bamwe nyine hari ukuntu expect ibintu bidahari, abamurera mu buryo nyine bwo kumutyaza bumwereka katamwitayeho, nyine nka bindi bavuga ngo mikoro makorora, ariko ntabwo aba bikora ko abamwanze, nyine abamutyaza kugira ngo nagera mu bihe by'amakuba azabashe kwirwanaho. Ntabwo abamurera abaje nka bino umwana wacu ararira ukamuhereza telefone akaba ari akareba ibitente ntihandi umwana agwa ntanamwegurira. Ku bantu bayirebye igitangira muranayibona, umwana aragwa ari kumutana mu rugo akamureba akamubwira ati ihagurutse sha reka imiteto isi ntabwo ari inyoko. Ubwo rero ni filime navuga ngo ibishingiye mu ncamake kuri iyo nkuru y'uwo mwana w'umukobwa warererwaga na nyirarume, ariko abeshya yuko ngo acuruza ibikoresho niba ari iby'ubwubatsi n'iby'ubuhinzi, muze kunyibutsa muri comment. Ariko aho hantu ibyo bikoresho bigurishirizwa harimo iduka ricuruza intwaro ariko rikorera kuri internet cyangwa se izo bita za dark web. Bikaza kurangira nyine noneho rya duka rya dark web cyangwa se rikorera kuri murandasi by'abicanyi baba batazwi, haba harimo noneho bakodesha nabo bita ba machinery cyangwa se bita machinery nanjye mbaye nk'abanyacyaro abacancuro babagira n'abacancuro bacuruza n'intwaro ariko nyine ari ibintu bikorwa mu bwihisho. Rero nyirarume w'uwo mukobwa amara gupfa, abo babicanyi bagashaka buryo ki bakigarurira rya duka, umwana bakajyaho umugabo y'ibitero kuri iyo nzu akirwanaho, nyine bikarangira nyine anabaneshisha. Muri season ya 2 rero navuga ngo bisa n'ubundi naho biba bimeze gutyo, ariko harimo inkuru nyinshi zicanganye, aho n'ubundi babicanyi baba bashaka kugira gute, baba bashaka kwigarurira rya duka. Ariko by'umwihariko iyi Kira Shopping Gianni aza kuvumbura ko ubwo bubiko n'ubundi butari busanzwe, ahubwo rwari urubuga rwa dark web rucuruza izo ntwaro nk'uko nabibabwiye. Hanyuma muri season ya 2 rero muri season ya 2 niho hazamo amayobera, hazamo groupe yitwa ngo ni 72 hours security system, naryo ryari isoko ry'abicanyi naryo ridasobanutse. Ubwo wa mwana akomeza kurwana nabo, haba arimo ikigabo kiraho ngo nacyo kidasobanutse, ariko cyo cyicanyi cya danje kiba kimumereye nabi, navuga ngo ntabwo ari igihanga iyo kiba gikuru ugereranyije n'uwo mwana. So navuga ngo ni season rero nayo nziza ku bantu bakunda filime z'ubutasi, filime zirimo ubwenge, bareba nabararikira kureba. Ni serie yakozwe n'undi musobanuzi, nababwiye ko ndibuze kumubabwira ku musozo w'iki kiganiro. Ariko dusubiye inyuma, uyu Lee Song-wook wagaragaye muri iyi filime, hari filime zindi yagiye akinamo, ni umuntu wa danje, ni umusitari wa danje muri Korea, kandi filime z'ingenzi. Nko mu mwaka wa 2016 2017 yagaragaye muri serie yitwa The Lonely and Pretty God, yakinnyemo yitwa Green Reaper cyangwa se umumarayika w'urupfu. Sinzi niba yabiri hanze, nta makuru mfite. No muri 2020 kugera muri 2023 uyu Lee Song-wook yagaragaye mu yindi serie yitwa Tower of the Nine Tailed 2023 yakinnyemo yitwa nka Riyuni cyangwa se umugani w'ifumbiri y'amarira 9. Abantu bazi ifumbiri mu kinyarwanda ni bakeya. Hanyuma muri 2024 n'ubundi yagaragaye muri Shop of Kira, yakinnyemo yitwa nka Jeong Jinman. Naho muri 2021 nanone kugaragara muri filime yitwa Bad and Crazy, yakinnyemo nka Juicy You. Hanyuma muri 2019 nanone yongera kugaragara muri indi serie yitwa Touch Your Heart, aho yitwa Kwon Jung Rock. Naho muri 2018 akina mu yindi serie yitwa Life,
yakinnyemo nka Yijiniwu, naho muri 2005 yakinnye mu yindi seri yitwa Mayigeri ariko yitwa nka Gongo Chan, niko aba yitwa. Hanyuma muri 2021 akina mu yitwa muri Secret of Woman, yakinnyemo nka Kanga Jiwoo. Secret of Woman iri hanze. Secret of Woman niyo yarakozwe na Junior, nibyo? Secret of Woman yakozwe na Junior, yakozwe nani sinibuka neza. Junior be the great hafi aho ngaho. Naho aza kugaragara no mu ndi seri bita Hotel King. Nyuma aza muri 2025 nabwo yagaragaye muri seri yitwa The Nice Guy, aho yakinnyemo Apaka Seo Kuchon. Avuga ko uno musore ari umuntu watanje, ari no mu bantu bagize uruhare muri filime ikorwe banayidirectinge, ari mu bantu badanje. Bamwita Baka cyangwa se bamwita Ri Dong Wook, umunyakoreya. Iyi Shop of Killer kuko nayo basezeranyije. Shop of Killer season yakozwe ya mbere yakozwe na Rocky Kimomo, iya kabiri asezeranya abakunzi bayo ko nayo azayikora, ariko kugeza kano kanya ntayo yigeze akora. Ubu iri gukorwa n'umusore bita Perfect Nyiribisiga. Nayo ni seri wareba ku bantu bakunda filime zirimo action, zirimo ba sniper, zirimo abicanyi. Ni filime wareba kandi ni filime ya danje abantu bakunda inyakoreya. So rero uyu munsi ibyo nendaga kubaganiriza ni filime nifuzaga ko twaganiraho, haba ari inyunganizi cyangwa igitekerezo cyangwa ubundi buryo kibumva ko twazajya dukoramo ibiganiro byacu. Wagira gute watwandikira muri comment ukatubwira. Bayita Shop of Killer, reka turindire ko Kimomo azayitugezaho, ariko mu gihe Kimomo atarayikora wareba ya Perfect Nyiribisiga. Wakegera bano basore bacuruza cyangwa se bano bajene n'urubyiruko rucuruza filime zisobanuye mu makaritsiye aho ngaho utuye ukayireba. Bayita Shop of Killer. Wanayibura hari ama website amwe namwe abajya zifite, hari izitwa za Mujosizi bagenda baprodinga filime zisobanuye wayirebaho. Season ya mbere yo ya Rocky kuri Oshakuru wayisangaho, ko kuri agasobanurefilmes.com kwa Rocky naho wayisangaho, na website na filime biroroshye kuzibona. Cyangwa se waba udafite internet udashaka no kwivuna no kunaniza ubwonko na advice yawe ukoresha telefone cyangwa se machine, ukagenda ukajya ku mudiske banazi wayibona. So ndabakunda cyane rero, Imana ikandusha. Uyu munsi niyo filime nivuza ko tuganira bayita Shop of Killer. Ubutatsi uzagarara no kuzita. Ndabakunda cyane, Imana ikandusha. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibane namwe.